tugejeje aya magingo. Haleluya, haleluya. N'ubuntu bugeretse ku bundi. Yo 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 yo. N'ubuntu bugeretse ku bundi. Twagiriwe n'Uwiteka Imana yacu. Dufite amashimwe. Yo kubw'imirimo Uwiteka akoze, kuba tugejeje yo nacyo twatanze, nacyo twakoze. N'ubuntu bugeretse, twagiriwe n'Uwiteka Imana. N'ubuntu bugeretse, twagiriwe n'Uwiteka dufite amashimwe mu mitima, ku mirimo, kubw'imirimo Uwiteka akoze, kuba tugejeje aya magingo, nacyo twatanze, twese tugira gutya. N'ubuntu bugeretse, twagiriwe kandi n'ubuntu bugeretse, yo yego yego yego. Warinze imiryango yacu Mana, ntaco twaguranye Muremyi. Nubwo intambara bashije neza nyirakurikiye burya babaha amagambo rero akantu gatereraho bamwe agasubiremo, ariko birageze neza. Rero bashima kuko mwemeye Imana kuba intumwa zayo. Aroni kabuze bapfa bagahita babona icyo cyane mu mutima wa karindwi yarabimuriye ubutumwa bw'Imana muri pozisoni, kuko n'imbaraga y'Imana yishurira wese gukizwa rero ku Kristo wacu. Reka tugushime, tuguhimbaze kuko ugira neza ari kubamo, kandi wowe uri neza ubwawe. Kuba turi hano muri runo rugo nuko wabukije abakozi bawe kuvuga icyo ushaka ko bavuga, niko ubwira Yeremiya ko niyo utaramurema ukamwita akiri mu nda akiri umusoro utari yavuka, kandi umugira umuhanuzi kugira ngo uhanure amahanga. Iyo ashatse guca bugufi aravuga ngo sinzi no kuvuga, ariko si uko atarashoboye kuvuga, nuko yabonye kuko imvugo isa n'imurenze, kandi uciye bugufi ukamenya kuko hari Imana ngufi. Ariko uramubwira ngo Yeremiya ntuvuge ngo ntuzi kuvuga, ibyo nzakubwira niyo uzavuga, kandi uramubwira ko tumaho nibo uzasanga ntukabatinyire kumwe nawe. Ariko umutima ukomeje kumva ataragera aho yumva byuzuye muri we, bituma urambura ukuboko umukoza ku munwa, intoki kugira ngo uramubwira umuje mu magambo. Nicyo yanezero yavuga mu magambo amaze kuboneka byahitamye ibyishimo n'umunezero mu mutima wanjye. Turagushimiye ko wagezanye n'abayobozi bacu, bwajyanye ivugabutumwa bakeneye ko rivugwa. Iyo utaza kubyemera nta mwanya wari kuboneka, ariko kuko umwanya wabonetse byagaragaye ko ukora ubutumwa bwawe buri icyo
icyo gufasha bugira icyo buhindura si uko twamaze kugera aho tuvuga ngo turujurijwe ahubwo tugenda duhabwa amagambo atugeraho y'ubutumwa bw'Imana kwa ngo imitima ihinduke abari bafite intege nke bagira imbaraga abari bafite intege bongerwa imbaraga zibakomeza abari basubiye inyuma bongera imbaraga zo kubahesha kujya imbere ibi byose umwami Yesu arabikoresha abaciye hose n'ibyo babuze tuzi ko rigenda rigira imbaraga kandi rikomeza gukora nubwo baje ariko ngira ngo bakora mu mitima y'abantu kandi ndashima kuko abenshi batubwira ko banezerewe kandi bishimye iyo makuru yatugezeho inshuti zitubwira tukumva natwe tunejejwe no kuvuga ubutumwa buherekejwe n'imbaraga z'amasengesho turagushimira umwami Yesu abasenze urabazi ababaherekeje mu butumwa mu basengesho urabizi ariko reka tuvuge mu cyubahiro cyawe ubwo tugeze hano mu rugo twese dushima duhimbaza akabasanze n'urugo ari bazima abana mu rugo nacyo ntitwabura kugushimira ko wabize neza reka amahoro n'ubutaka bwinshi ndetse dushimira na bose baje muri uyu mwanya bagize ibyo byishimo bumvise bahatwa no kubakira ubahumurisha kandi umugisha mwinshi utagabanije ubwo tugeze muri uyu mwanya mwami tujya no gutandukana ndabizi ko turi kumwe nawe tugendana nawe kandi nabo bakaba bari kumwe nawe amahoro n'ubutaka bwinshi ikomeze bane natwe ni mu izina rya Kristo tubisabye Mana nkuru, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, natwe ibyishimo ni byinshi, imitima yacu irazirikana kugenda no kugaruka umugisha wawe abantu bose. Hari abagenda ntibagera aho bagiye, hari abagera aho bagiye ntibasubira aho bavuye urukundo. Tubifashe nk'akamenyero twumva ko ugiye wese agaruka amahoro, tuba twirengagije umurimo ukomeye wakoze wo kuturinda muri kiriya gihugu, mu kirere cy'indege nyinshi za buri cyumweru, mu mirimo myinshi kandi dufite hariya waraturinze. Ntawigeze arwara, impanuka yabaye, ibyo twagomba gukora twarabikoze kandi ku kigero kirenze icyo twatekerezaga. Turabigushimira abo twasize, abari hano mu rugo, imiryango n'umurimo, byagenze neza kandi birenze uko twabitekerezaga. Hari na kimwe cyahungabanye kubera ko tudahari, akirogoya yinjiye bitubuza amahoro turi hariya. Gahunda zose zagenze neza kandi cyane. Mana yo kwizerwa, twongeye gushimira abantu bashoboye kugenda bavugana n'abana, hari abasore mu rusengero, hari abavugisha hano, cyane cyane mwami abo twashoboye guhura bahagarariye abantu benshi. Twishimiye ko twagarutse, natwe twishimiye kubabona umugoroba, twishimiye kubona abo twari dukumbuye kandi bakeye bameze neza, ikirere kimeze neza, umwuka ari mwiza mu gihugu. Mana nziza, amagambo yacu makeya ariko imitima yacu irashima. Twatangiye kundi kwezi kwa gatandatu, kuzatubera turabasaba umugisha mwinshi, umugisha utabarika utaboneka, umugisha urenze uwo batekereza natwe tubatekereza. Mu mwanya wabo, amafaranga n'ibindi byinshi twashoboye kubona, kanabo mwami ingendo, uyu mugisha w'ingendo nawe ufunguka mu buzima bwawe. Nicyo kintu gikomeye mbasabira, kuko waraduhaye umugisha w'ingendo. Reka wifuzwe yose kuri aba ngaba n'abandi, izo ngendo zifunguke, bajye bagenda bagaruke, bajye bagenda aho bifuza kugenda, ubakoresha ibyo bifuza kubakoresha. Indi migisha yose tubona kuri iyi si, turakwereka amafunguro yateguwe tugiye gusangira, turashima abayateguye, turayahisha.
iteka ryose gushima amen. Imana Aindi tashira zirasange Aindi Imana zirasange Aindi Imana zirasange Vino Aindi Imana Ai Yesu zirasange mirimo ye iranse mirimo ye iranse cyane cyane Aindi Imana Yes,
Tumushipunde Yesu.